umusore ngira ngo muramubona yagaragaye mu minsi itambutse ubwo yari ari kumwe na Ishow Speed. Akigera mu Rwanda hano mu mujyi wa Kigali yicaye kuri iri gare mureba. Ni gare rituruka muri SALAF cyangwa se Support Safe Ride in Africa. Iri gare ubundi yagakwiye kuba rijya muri Cyamunara, igare ryaciweho na Ishow Speed, kimwe mu cyamamare cyaje gusura u Rwanda no kugaragaza ko u Rwanda ari igihugu cyiza ngira ngo mwarabibonye. Yatubwiye ko byose akora abikesha igare cyangwa se ukomeza ari fit no kubera siporo y'igare. Ari kumwe no kwa Hagati Shop i Nyabugogo, akaba ari shop yabazaniye amagare meza cyane. Ni amagare aturuka mu Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kufatanye n'imiryango itandukanye nka Bikes Not Bombs ndetse na Bike for the World hamwe na LWD. Ushaka gukora siporo nziza y'igare ku igare ryiza cyane rya siporo kandi ku giciro gito, uza kwa Hagati Shop i Nyabugogo. Byose hamwe ni mu cyitwa SALAF cyangwa se Support Safe Ride in Africa. Muri programme zihari za SALAF ni ugushyigikira gutwara igare ariko bitangiza umuntu uritwaye ku buryo abatekanye. Kufatanye na LWD Run Walk Drop bigamije gushyigikira igare mu Banyarwanda, ngira ngo bwaje mubona ko igihugu cyacu kinabyumva neza. Bagiye bashyiraho utuyira twinshi dutandukanye ko kuba abantu bakora siporo y'igare. Nuko mubibona Every Ride Makes Kigali Greener, ni ibigaragaza ko uko twari igare utuma ikirere cyacu kigenda gisa neza kurushaho, ndetse abantu benshi bakunda u Rwanda kubera view, bakunda u Rwanda kubera amahumbezi ahari, ndetse na Ishow Speed yarabigaragaje. Reka tubane twibutsa ko ukeneye igare ryiza ryatuma ukora siporo ugakomeza kuba uri fit n'aba basore ufite ubuzima bwiza, ari uko wajya kwa Hagati Shop i Nyabugogo cyangwa se ukaba wahamagara kuri 0782 44 21 49 baguha igare ndetse n'amaspare parts guturuka mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Waba wifuza gukora siporo, waba wifuza gukodesha, icyo ushaka cyose urakibona. Reka dukomeze rero, dukomeze dushyigikire u Rwanda rwacu rumeze neza. Here we go.